Baha ikaze mwese bene data bakunzi bacu bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, uyu munsi wo kuwa mbere itariki ya 18 z'ukwa cyenda 2023, mwese nzamuye ikiganza aho muri hose, abakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, abakunzi bacu, ndetse niyo waba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Pure Gold TV, nawe uri umushyitsi, ndambuye ikiganza mwese mbakira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi ijambo ry'umunsi tugiye kuganiraho ni ijambo rigiye kuguhumuriza cyane, ni ijambo rigiye kugufasha muri iki cyumweru, ni ijambo rigiye kuguherekeza, nuko rero ntirigucike. Mbere y'uko turirebera hamwe, nagira ngo dufate akanya gato cyane twicishe bugufi imbere y'Imana Data wa twese, maze dusenge dusabe umwuka wayo wazuye Yesu Kristo, umwuka ukora ibitangaza, umwuka w'imbaraga, umwuka twaweho umufasha, tumusabe aze aba ari utwigisha iri jambo tugiye kurebera hamwe ry'umunsi wa none. Mana Data, turagushimye ko waduhaye umufasha ari wo mwuka wera, turamutumiye hano kuri Pure Gold TV kugira ngo bari buza adufashe kumva ijambo ugiye kutugaburira, ugiye kuduha, byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Nshuti zanjye, nshuti z'Imana turi kumwe, nagira ngo twinjire mu ijambo aka kanya turebe icyo ritubwira. Ijambo tugiye gufatanya ry'uyu munsi wa none turarisanga mu gitabo cya Daniyeli, ibice 6 umurongo wa 23. Haravuga ngo Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani mwami ntacyo nagucumuyeho. Aya ni amagambo nsomye yankoze ku mutima ndimo gusoma iki gice cya 6 mu gitabo cya Daniyeli. Ahari inkuru wawe uyizi ya Daniyeli, ariko reka twiyibutse kuko burya no gusubira mu nkuru biraryoha cyane, cyane cyane ijambo ry'Imana rizima. Uyu Daniyeli yubahaga Uwiteka, ari umuntu w'Imana cyane, ari umusore mwiza, ari umuntu wakuze akunda Imana. Bukeye uyu mwami Dariya aza kuza kumukunda cyane kuko Daniyeli yari afite igikundiro, kandi Imana yari yamusize amavuta y'igikundiro. Icyo gihe uyu mwami Dariyo mumbabarire, umwami Dariyo yari umuyobozi w'igihugu kinini. Noneho aravuga ati iki gihugu cyanjye ngiye kugicamo intara 120, kandi izo ntara 120 ahita zishinga buri muntu nakwita premier minister, umuntu umukuru w'intebe cyangwa se minisitiri w'intebe. Buri muntu wese amuha intara ayobora, abo nabo bari 120, ariko ashyiraho abandi 3 bazajya bagenzura ibyabo bakuru b'intebe 120 bakora, kugira ngo ibintu bigende neza, noneho bahe raporo umwami. Muri abo 3 rero yagize bakuru babo ngabo 120, abo bakuru b'intebe 120 harimo Daniyeli, umukozi w'Imana. Daniyeli ngo aratona, umwami aramukundaga cyane, ariko hari ikintu cyitwa ishyari kijya kiba mu bantu. Nubwo bari bishoboye, bafite akazi keza, ari abantu bari hejuru, ariko bagize ishyari, bagira akantu baturiya Daniyeli, turebe ikintu twamuhimbira apfe aveho. Nicyo bashakaga, bashaka ikintu bamuhimbira ngo babwire umwami, barakibura. Bajya inama, urumva abantu barenze 120 bashaka n'abandi bajyanama, bose bakora itegeko. Baravuga ati iri tegeko tugiye kurishyiraho nk'abakuru b'intebe bari bafite ubushobozi muri icyo gihugu cy'Abamedi n'Abaperisi. Bashyiraho itegeko, bararyandika neza, barishyira umwami, bati Nyagasani, twanditse iri tegeko rivuga ngo umuntu wese uzafatwa cyangwa akaboneka asenga indi mana atari wowe, asaba Imana atari wowe, azajugunywe mu rwobo rw'intare. Umwami ararisinya kuko abona bari bafite ubushobozi mu gihugu, bafite ubushobozi bahawe n'umwami. Amaze kurisinya, kuko hari ibintu bahimbiye Daniyeli batashakaga, batakundaga, bagiriye ishyari, Daniyeli aza kubyumva ko iryo tegeko ryasohotse. Afata ibihe byo gusenga, ari umunyamasengesho cyane, afata ibihe byo gusenga, ajya mu nzu yo hejuru aho yari atuye,
arasenga, arapfukama, arasenga ku idirishya ngo ryari ryerekeye Yerusalemu, bene da, arasenga yinginga Imana, arazamura amasengesho. Ba bandi baramufata, baramubona, bariruka cyane, bati turamukaciye, turamubonye. Baragenda babwira umwami ati wa muntu twamubonye, wa muntu usenga ibigirwamana, asenga izindi mana, mbese ntibayita ko ari Imana ishobora byose, agasenga izindi mana atari wowe Nyagasani, twamubonye. None rero uwo muntu ibuka rya tegeko, nta kindi kimukwiye, turamujugunya mu rwobo rw'intare. Muri make nihuse, Daniyeli yajugunywe mu rwobo rw'intare. Ariko uzi icyabaye? Umva ijambo aho twatangiriye, reka turisubiremo. Daniyeli yabanye n'Imana, Imana ntabwo yamuretse. Reka turisubire umwumvi. Nibwo yaravuze ati Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo y'Imana, nta cyaha mfite, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Muri make umwami yahise azinduka kare mu gitondo, kuko yakundaga Daniyeli, atereka njye kureba umukozi w'Imana ko akiriho. Arazinduka ajya hahandi ku rwobo rw'intare, aramubaza ati Daniyeli, n'umubabaro n'ijwi ry'umubabaro, ati waba ukiriho Daniyeli, umukozi w'Imana? Daniyeli nibwo amushubije ati cyane ndiho, haleluya. Ati Imana Nyagasani nsenga yohereje umumarayika wabo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere y'Uwiteka, nta cyaha mfite, kandi Nyagasani n'imbere yawe ntabwo nagucumuyeho. Haleluya. Iri ni ijambo ryiza cyane. Umwami yaranezerewe ati Daniyeli aracyariho, ava mu rwobo rw'intare. Reka nkubwire agakuru, reka nkubwire inkuru mwene data, reka nkubwire inkuru nziza cyane. Wenda yabibabaje, ariko hari inkuru, reka nkubwire amakuru y'Imana, reka nkubwire ukuntu Imana ikora. Ba bandi bagambaniye umukozi w'Imana, bagambaniye Daniyeli, umwami yarategetse ati nibo mubafate, aba ari bo mushyira muri rwa rwobo rw'intare. Arategeka rwose, arabitegeka kandi biraba. Turebye ku murongo wa 25 aravuga ati maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniyeli, babazanana ngo n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare. Uzi uko byagenze se mwene da? Umva inkuru se muri iki gitondo, ngo zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufwa yabo, batararushya bagera mu rwobo hasi, zabasamiye hejuru. Urareba iyo pica, urimo urareba icyo gishushanyo, urimo urareba uko byagenze. Umva abantu b'abirasi, umva abantu b'abagambanyi, umva abantu babeshya, umva abantu bagambanira abandi uko bazamera. Imana ntabwo ari Imana itabera, ni Imana y'ukuri, ni Imana, ese nabivuga ngo iki? It is not unjust God, nicyo nashaka kuvuga. Ni Imana ireba ukuri, ni Imana y'ubutabera, ni Imana ica urubanza itabereye, ni Imana yigaragaje hano, yarabikoze kugira ngo isi yose izabimenye, nawe ubimenye, nanjye mbimenye, yuko nta kagambane kagomba kubaho. Ntabwo tugomba kugambanira abantu, tugomba kugenda nka Daniyeli tugakiranuka. Nugenda nka Daniyeli ugakiranuka, Imana izakurengera. Sinzi ikigeragezo urimo, sinzi niba hari abakugambaniye, sinzi niba hari ikintu urimo uyu munsi wa none, iri jambo rije kuguhumuriza. Niba hari ikibazo urimo kimeze nk'uko Daniyeli yagambaniwe agashyirwa mu rwobo rw'intare, ariko ukaba uri umuntu w'Imana, ukaba ukiranuka, ukaba ukunda Imana, ukaba wubaha Uwiteka, ntacyo uzaba. Imana izohereza marayika wayo azabane nawe muri icyo kigeragezo. Iri jambo riguhumurije umunsi wa none, ni ijambo ry'ihumure. Humura, cya kigeragezo ufite cy'abakwanga ku kazi, mu mirimo yawe ukora, bakugambanira ngo bakwicishe umutwe, bakujugunye mu rwobo rw'intare, ntacyo uzaba. Komera, shikama, mera nka Daniyeli, ntacyo uzaba. Imana yohereje marayika. Niba unakiri mu munsi wa none, Imana yohereje marayika ngo zigutabare. Upfa kuba ukiranuka, upfa kuba ugaragara nta cyaha ufite, upfa kuba wubaha Imana, ndetse wubaha n'umukoresha wawe, wubaha n'umuyobozi w'igihugu urimo, uri umukiranutsi, ukora neza, utanga byose usabwa. Aho ngaho urarinzwe.
menya ko urinzwe, ni ryo banga. Ariko iyi nkuru y'ukuntu ba bandi bagambaniye Daniyeli nibo bajugunywe mu rwobo rw'intare, nababajwe n'aba bana. Aba bana bararengana, wenda abagore baba baragizeho akantu bakabagira inama ati nibyo, ariko abana bararengana. Wari uzi n'ikindi, iyo dukoze icyaha tugacumura ku Uwiteka, tuba duteye icyo nakwita sinzi ibyo bita karande cyangwa se ibyo bita umuvumo. Umuvumo n'abana bacu, umuvumo n'umuryango wacu. Twirinde, kuko nukora ikintu kibi Imana izaguhana n'umuryango wawe, n'abana bawe bibafate. Abana bararengana. Iri ryo jambo Imana yashyize ku mutima ngo basangize. Reka dukiranuke, dukurikize Yesu, dukunde Yesu. Yesu nta cyaha yigeze akora. Daniyeli umukiranutsi w'Imana asenga 3 ku munsi, Imana yarabibonye. Imana yabonye umutima we, Imana yabonye gukiranuka kwe, iramutabara. Uyu munsi nawe Imana igutabare kugire neza. Reka dufate agahe gato cyane twibuka gusengera abantu bagambanira abandi. Bariya abantu bagomba gukizwa mu izina rya Yesu. Tubibuke, tubasengere, maze niturangiza dufate gato nanone twizerere abarwayi bameze nk'abari muri rwa rwobo rw'intare, aho Satani yashyize. Hari igihe urwara ukaribwa ukumva uri mu rwobo rw'intare, ariko aho ngaho Imana ibasange, iwohereza umumarayika bakureyo. Amen. Reka dufatanye bene data, aho uri mukunzi wanjye, mukunzi w'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana, mushyitsi wadusuye hano uyu munsi wa none kuri Pure Gold TV, ndagusabye ngo dufatanye dusenge rwose. Niba utazi Imana uyu munsi uyakire, niba utazi Yesu uyu munsi wakire Yesu, wakire agakiza, nawe ujye urindwa nk'uko Daniyeli yarinzwe. Dusenge mwene data. Mana, turagushimye kubwira ijambo rikomeye, ijambo ry'ingirakamaro, ijambo ryongeye kudufasha, ijambo ryongeye kuduhumuriza yuko nidukiranuka turinzwa nka Daniyeli. Abanzi bacu nibo bagiye muri rwa rwobo bariwe n'intare. Turagushimye ibyo ukora byiza. Dusabiye abatarakizwa, abaturanyi, abaturenganya ku kazi, babandi mwami batugambanira, turasabye kugira ngo bakize, ubasange, ubabarire, bahindure, bakira agakiza, bakire Yesu, bahinduke. Urakoze kubikoze byose, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tukuzaniye abarwayi. Hari abo Satani yateje uburwayi bukomeye nka bwa bundi bwa Yobu. Hari abishimagura, hari abarwaye indwara zikomeye cyane, hari abenda gupfa, hari abantu bananijwe n'uburwayi, hari abananijwe n'uburwayi. Mana, turabasabiye kugira ngo bakize, bakoreho mu izina rya Yesu, kuko uri umwami ukiza. Igaragaze uyu munsi wa none wo kuwa mbere, igaragaze Mana, ubagire neza. Itariki ya 18 z'ukwa 9 2023 ndabazamuye, turabazamuye njye na bene data, duhuje umutima, twicisha bugufi. Fasha umurwayi. Urakoze mwami, kubakijije bose, inshuti zacu zirakize, wohereje marayika abakuye muri ubwo burwayi bumeze nko kuba mu rwobo rw'intare. Urakoze Mana ko byose ubyumvise, kandi kukoze ubushake bwawe, kuko uri urukundo. Turakwizera Mana ya Daniyeli, Mana ya Daniyeli, Mana ishobora byose. Mana yamukijije, n'abacu abakijije, natwe uradukijije. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Nshuti yanjye twari kumwe, mukunzi w'Imana, ni ukuri ngusabiye umugisha. Iki cyumweru ukigire mu mugisha, kikubera icyo gukira, kikubera icyumweru cyo kuva mu rwobo rw'intare. N'abawe bose Imana ikugirire neza. Tuzakomeza ubutaha. Be blessed.